reka musuhuze cyane nkurikiye cyane kandi ndabizi ko uyu munsi ari cyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Birashoboka yuko uhura n'ibihe by'umwijima, birashoboka yuko uhura na situwasiyo zitari nziza, birashoboka yuko uhura n'ibidasobanutse ku buzima bwawe. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 3. Ndagira ngo mvuge kuri iri jambo gatoya mpumuriza umutima wawe. Byakozwe n'intumwa, ibice 3, dusoma umurongo w'9 wonyine. Bavuga ngo abantu bose babona agenda ashima Imana. Rumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Ni irihe jambo nshaka kuvuga muri ibi byanditswe maze gusoma? Birashoboka yuko hari ahantu maze iminsi wicaye, birashoboka ko hari ahantu abantu bakuzi, abantu barabizi ko ari we wabaye wirirwa mu mazu y'abandi ukodesha ujya hana. Ariko ndagira ngo nkubwire, buri muntu wese agira igihe cye Imana imukura mu bihe bibi yaririmo ikamwinjiza mu gihe cyiza. Birashoboka yuko abantu bamaze bakumenyereye, baravuga ngo uyu ntazabyara, byararangiye ntashobora kubona urubyaro. Oya, siko bizahora. Biravuga ngo ahari ukurira kwararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo ariyo situwasiyo y'ubuzima ugomba guheramo, ntabwo ari ibyo ngibyo bikuri imbere uri murebesha amaso yawe ugomba guheramo. Kubera iki? Imana yiteguye guhindura ubuzima bwawe. Imana yiteguye gukiriyetinga amateka mashya. Imana yiteguye gukiriyetinga ikindi kintu kidasanzwe. Uyu wahoraga yicaye ku irembo ry'urusengero asabiriza, uyu abantu bose abamuhaga, abamuvumaga, abavugaga ngo azava hariya ryari, bivuze ngo uyu ntawe wari uzi ko bishobora guhinduka, yuko igitondo cye cyagera ku buzima bwe. Rero kubera ko abantu ntibazi icyo Imana igambiriye, bazi icyo Imana yakoze, barimo barareba ibyabaye, barimo barareba ubuzima bayemo. Abantu bamenye igihe cyatambutse ariko ntibamenye igihe kiri imbere. Nshaka guhumuriza umutima wawe, ubwire ngo igihe kiri imbere ni cyiza, kirimo ubuzima, kirimo amahoro, kirimo buri kimwe cyose wifuza ku buzima bwawe. Bibiliya ku murongo wa 10 ngo baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Bivuze ngo umunsi Imana yahinduye amateka y'ubuzima bwawe, bivuze ngo umunsi Imana yahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwawe, bazamenya ko ari wowe, bazamenya ko ari wowe bajyaga bahora bavuga ngo ntuzubaka, bazamenya ko ari wowe bajyaga bahora bavuga ngo ntuzabyara, bazamenya ko ari wowe bajyaga bavuga ngo abana bawe ntibaziga. Kubera iki? Imana izaba yakinguye ijuru. Ndumva nshaka guhanurira ubuzima bwawe. Nkurikiye, ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba utari mu Rwanda, ariko today ndashaka guhanurira ubuzima bwawe, nkakubwira ngo Imana igiye gufungura umuryango wawe, Imana igiye gufungura urugi rwawe. Ahari amarira haboneka umunezero, ahari umubabaro haboneka umunezero. Witerwa ubwoba n'ibihe, witerwa ubwoba n'iyo situwasiyo. Kubera iki? Muri aya masaha, kubera iki? Muri aka kanya, kubera kwizera kwawe, Imana iguhagurukije ku irembo wasuzuguriweho, Imana iguhagurukije ku gasima waseberejweho, Imana iguhagurukije mu kazi wababariyemo, watonganyirijwemo, watukiwemo. Wakire ibiganza byawe birisivinga undi mugisha Imana itanze ku buzima bwawe. Birashoboka, ndabizi ubuzima bwarakugoye, ndabizi situwasiyo y'ubuzima irakuganisha aho utifuza kujya, ariko uyu munsi Imana ije gukora ikintu gisha ku buzima bwawe. Imana ije guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Birashoboka yuko wabayeho igihe kinini urira, birashoboka yuko wabayeho igihe kinini uri umushomeri, birashoboka ko wabayeho igihe kinini uri ingumba, ariko ndimo ndumva guheka kw'ingumba, ndimo kumva gushyikira kw'ingumba. This is the prophetic. Ubu ni ubuhanuzi nshaka guhanurira ubuzima bwawe, nkakubwira ngo ni ukuri ibya kera birahise. Imana ikoze ibintu bishya. Amarira ya kera ararangiye, Imana izanye ibintu bishya. Agahinda ka kera kararangiye, Imana izanye ikintu gisha. Umubabaro wa kera urarangiye, Imana izanye ikintu gisha. Uburwayi wari umaranye iminsi burarangiye, Imana itanze ubuzima. Ibyo byose birarangiye kubera ko Imana ikoze ibintu bishya. Nawe ugiye guhaguruka, nawe ugiye kwitera hejuru, nawe ugiye kuzura indirimbo z'amashimwe, nawe ugiye kuzura umunezero. Bakubone witera hejuru, bakubone uvuga imirimo y'Imana ikoze ku buzima bwawe. Nk'uko Dawidi yabivuze, yaravuze ngo sinzapfa nzarama. Why? Kugira ngo ntekerereze abantu ibyo Imana yankoreye. Nawe ntuzapfa uzarama, kubera yuko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, kandi kugira ngo ubibwire abantu, ubibwire inshuti, ubibwire abavandimwe, ubibwire buri muntu wese, umubwire kugira neza ku Imana yawe.
birashoboka ko imiryango yakuvuyeho, birashoboka ko inshuti zagutaye, birashoboka ko hari abantu babonye nta mumaro bafitiye ariko uyu munsi ugiye kubagirira umumaro, birashoboka ko hari abantu no mu bukwe bwo muri famiye tibaza bagutumira ariko ndagira ngo nongere ngusubizemo imbaraga aya masaha, nongere ngukomereze umutima aya masaha, mubwire ngo ni ukuri Imana igiye kwitamurura ku buzima bwawe, ahari amarira hagiye guhinduka umunezero, ni ukuri abari barakoze left bagiye kukugarukira. Bibiliya ivuga ngo biravuga ngo bazatugarukira ntituzabagarukira, babandi bagutaye bagiye kukugarukira, babandi bagusuzuguye bagiye kukubaha, babandi bakwambuye ijambo bagiye kugusubiza ijambo. Kubera iki? Imana ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe, uhagurutsa aho wasuzuguriwe. Imana ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe, uhagurutsa aho wamburiwe agaciro. Imana ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe. Oh come on, Imana ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe kandi kiraje, ndahanurira ubuzima bwawe, wakira ikintu gishya, wakira indirimbo nshya, wakira ubuhamya bushya, utangire utangaze gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ko marayika w'umwami Imana akwitamururiye, umucyo wawe urakurasiye, inyenyeri yawe iracana, nk'uko Bibiliya bivuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe urakurasiye. Byuka, haguruka, umucyo wawe urakurasiye. Haguruka aho ngaho wari uri, umucyo wawe urakurasiye. Haguruka muri ubwo bukode, umucyo wawe urakurasiye. Haguruka muri ubwo burwayi, umucyo wawe urakurasiye. Haguruka muri ubwo bukene, umucyo wawe urakurasiye. Haguruka, this is your time, ni igihe cyawe ngo uhaguruke. Nigeze kubabwira, ndababwira, umuntu yacuragura ku buzima bwawe ariko ntiyacuragura ku mugambi w'Imana. Umuntu yacuragura ku mibereho ariko ntiyacuragura ku cyo Imana yavuze ku buzima bwawe. I know, ndabizi hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, nta n'umwe uzagihagarika kubera yuko icyo Imana yavuze gisohora ku buzima bw'umwana w'umuntu. Mpanuriye ubuzima bwawe kandi muri aya masaha, niba wakiriye ubuhanuzi, ukimara kumva iki kibwiriza, ukimara kumva ubu buhanuzi, wandike muri comment uvuge ngo I receive, uvuge ngo ndakiriye. Shalom.